sinari narigeze ntekereza ububi bwabyo kugeza igihe ijoro rimwe niyemeje gukora ikintu cyoroheje iminota 30. nawe nuko ubushakashatsi bwa Harvard University bugaragaza ko gutwarwa nabyo ari byo bimara umunezero umuntu bigatera n'indwara zo mu mutwe. American Psychological Association igaragaza ko ari bimwe bizana umuhangayiko, agahinda gakabije ndetse no guhora wumva ushaka kubaho wenyine. Ibaze nawe, urumva bidatangaje kumva ko application zaremewe kuduhuza arizo zituma kumva turi twenyine. Kuba addicted na telefone, reka tubivugeho. Nibiki telefone cyangwa inkoranyambaga, social media zimarira umuntu cyangwa zikwiriye kumubarira? Nibiki noneho ibibi byabyo, indwara zo byatera cyangwa ingaruka mu buzima busanzwe? Reka tubivugeho. Hari igihe ujya wisanga ufite telefone yawe mu ntoki ureba video zisukiranya ku mbuga nkoranyambaga, ukisezeranya kumva ko kwireba video imwe hari uri bukererwe, cyangwa ukavuga ngo reka mbikore iminota mikeya ndahita mbivamo. Ntabwo uri wenyine. Uyu muco ukoresha imbuga nkoranyambaga udacogora ufashe benshi abarirwa muri za miliyoni ku isi, ariko igihe kirageze cyo kwakira ukuri. Ni impamvu sinari nzi ko narigeze ntekereza ububi bwabyo kugeza igihe ijoro rimwe niyemeje gukora ikintu cyoroheje iminota 30 nagikoresha telefone mbere yuko ndyama. Byansabye iminota 5 gusa ngo ntangire gushakisha aho telefone yanjye iri. Naribwiye nti ndebe ho gato, reka ndebe ho gato kuri Instagram cyangwa ku mbuga nkoranyambaga ndebe byaramutse. Nyuma y'iminota 30 nkirebye muri video zigezweho ku mbuga nkoranyambaga. Kuri benshi kureba gato ku mbuga no kumara amasaha n'amasaha ureba ibiri kutambutswaho byamaze kuba umuco. Ubushakashatsi bwakozwe na Global Web Index bugaragaza ko impuzandengo y'umuntu ukoresha igihe gito ku mbuga nkoranyambaga amaraho amasaha 2:23 ku munsi. Ibyo bivuze amasaha 17 ku cyumweru, hafi iminsi 39 mu mwaka wose. Ibyo byumve neza, ukwezi kose kurenga tukumara dutumbiriye telefone zacu cyangwa kuri za mudasobwa tureba ibigezweho n'ibindi tudashaka ko biducika. Aho biteye ubwoba nuko izi mbuga nkoranyambaga cyangwa social media zubatswe mu buryo buhora budukururira kuzireba. Buri uko tubonye abishimira ubutumwa twatambukije, tukanabona abadukurikira biyongera ubutitsa, tugasangwa n'ibyishimo nka bimwe umuntu agira iyo atsinze umukino. Uko ibihe biba cyangwa uko ibihe biha ibindi, niko turushaho gushaka kongera byishimo dukora kuri social media, kureba video agezweho ndetse n'ibindi, bigatuma gushira telefone zacu hasi biba ingorabahizi cyangwa bikomera cyane. Ubwo buzima bushobora gutuma tumara igihe kinini cyane tugakoresha izi telefone na muri cyage tuzi neza ko tudagakwiye kuzikoresha. Tunda kumva ko ari ngombwa gukoresha cyangwa byadukuruye, hari igihe dukoresha
mu gihe kitari ngombwa. Ubushakashatsi bwa Harvard University bugaragaza ko gutwarwa no gushakisha bya byishimo bishobora kutuviramo kuba imbata yabyo, kandi nk'uko bizwi bishobora kuba imbarutso y'ingaruka mbi zirimo n'izibasira ubuzima bwo mu mutwe. Naho American Psychological Association igaragaza ko gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga bifitanye isano n'umuhangayiko, agahinda gakabije, ndetse no guhora wumva ushaka kubaho wenyine. Urumva bidatangaje kumva ko application zaremewe kuduhuza arizo zituma twumva turi twenyine? Biratangaje cyane. Ndibuka nganira n'inshuti yanjye ambwira ko agorwa cyane no kubona umwanya wo gusoma igitabo cyangwa gukora ibyo yahoze akunda gushakisha kera kose, ariko ubwo bikaba bimugora. Yansubize afite imbaraga cyane, ambwira ko igihe atakibonera umwanya ahubwo aba ari kuri social media gusa, areba ibitambuka, areba ibyaramutse, areba ibyiriwe. Yahise yitsa umutima, mbara ko ingaruka zo kumara igihe kinini kuri izi mbuga si gutakaza ibyo wahoze ukunda gusa, kuko benshi muri twe bahita bagira icyitwa doom scrolling. Ibi biba igihe umuntu atakaza igihe kinini cyane areba amakuru atari meza cyangwa ibintu bitari imihangayiko, bitera umuhangayiko, akareba ibyo yari akwiriye kureba bitewe nuko byamubaye niho karande addicted. Nibwo none twabikoraho, dukora iki? Bisaba gusa ukwiyemeza, kugerageza kubyina. Igihe ukoresha izi mbuga nkoranyambaga ku munsi, ushobora kuvuga ngo ndakoresha Instagram mu gitondo gusa, cyangwa ugakoresha video iminota 50, cyangwa ugakoresha video ireba ifite iminota 15 gusa ku mbuga nkoranyambaga ushaka runaka. Ushobora no gushyira application muri telefoni yawe igenga igihe, ukuvuga ngo nzandeba iminota 30, nzareba iminota 15, nzareba iminota 5, nzagenda gutya mbyutse ngomba amakuru atambutse, ibyo byose ukabimenya ukishyira igihe, ukavuga ngo nzabikora gutya. Ubwira nkanjye iyo nshaka gushyira umutima ku kindi kintu nko kwandika cyangwa gusoma, urugero nka Bibiliya ndetse n'ibindi, nkuramo data cyangwa wifi, kaba ndi free, ntabwo ushobora kumuhamagara utaza kubona notification. Urabona hari igihe ufite application cyangwa runaka, imbuga washyize muri telefone yawe, bigatuma noneho ubona notification zikuzaho bitewe nuko wemeje ko ugomba kujyaho ubona amakuru yabo y'ibyo wemejemo. So rero niba ufite igihe ushaka gusoma ariko ikintu ushaka kwitaho, urugero ku giti cyanjye kuramo data, ndavuga wifi cyangwa wifi, cyangwa ukuremo connection kugira ngo ugumye ubeho utuje, utabona notification zikuderanja. Kuko bwa mbere nabonaga ntazi uko bisa, ko numvaga ndi gucikanwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko buhoro buhoro nagiye ndushaho kumva neza ko isi etari buri mbuke nimara iminota 5 ndareba kuri telefone yanjye. Iyo maze kumenya ko udakoresha telefone iminota runaka, igihe runaka atakibazo wabigiramo, niho wahitamo n'ibindi byinshi byo gukora. Gusoma ijambo ry'Imana, Bibiliya, gusoma n'ibindi bitabo byinshi bikugarurira ubundi buzima. Ukuri ni uku, imbuga nkoranyambaga si mbi, ntabwo ari mbi, ni igikoresho cyiza, ariko ni ingenzi ko ugikoresha ugambiriye
ibigira umumaro, bitabitandukanya abantu, atari bibi, atari byica umutima cyangwa byangiriza sosiyete. Umuti si ukuzisiba zose muri telefoni yawe cyangwa muri computer, mudasobwa, ahubwo ni ukugena uko uzajya uzikoresha. Hejuru y'ibyo byose, ikiza imbere y'ibindi no gusobanukirwa icy'ingenzi kuri wowe, ukamenya icyo ushaka n'icyo ugamije. Nibiba bityo uzagira ubuzima buzira umuze. Kandi niba koko ari za video zidashira cyangwa igihe twagakwiye gukoresha kwitaho n'abacu ndetse n'ibyacu, ngayo nguko. Nizere ko mumeze neza kandi mugire ibihe byiza. Hitamo gukoresha telefoni yawe mu gihe gikwiriye. Nibikubona bikugoye, hitamo inzira yo gufunga, gukora amatata cyangwa connection kugira ngo utaza kubona notification. Nirangiza nosoza maze gusoma ijambo ry'Imana, Bibiliya ndetse n'ibindi, ukubana n'inshuti zawe, famiye ndetse n'ibindi. Wongere usubireho urebe ibyiriwe cyangwa ibyaramutse. Mugira amahoro.